ubu nkubwiye ko tuvugana se wasara Debena baranyandikiye kuri Facebook ambaza ati se kuva wabana na Yaka wari wanika matera nyuma matera warayanitse ni nk'itegeko bya nasanze ari ngombwa mukuru wawe yari yagutangamo passe yigeze gutangamo passe sha yarazimpaye nyinshi ariko yamaga passe z'ibintu bikuze ndagushimiye nongeye kuguha ikaze kuri kamera za yawe TV amazina nitwa yawe 2020 nongeye kugushimira bitewe naho uherereye hagiye hatandukanye ese wowe unkurikira uherereye he mu bihugu bigiye bitandukanye noneho ibintu muri no misi biri kumbaho Yesu we so sinzi niba mwarabonye muri no misi hari indirimbo ndimo imeze neza muri no misi ke uskunu bamparaye uri guhitinga uri umuhitinze yes n'abafana banje kandi ndabashimira aho bagiye batandukanye ejo bone nagiye kumva numva umuntu aramamagaye ngemi ngo ndashaka shango ngo ndashaka ngo urukundo ndavuga ati none si ibintu bibaho ariko ni nyereka ko ibintu dukora umunsi ku munsi hari abantu kumbona sundeba mbona nyine uravuze ngo ndi guhitinga mita nkureba muri no misi 2 in 1 Kigali 2 in 1 Kampala Uganda 2 in 1 Bujumbura 2 in 1 muri leta zunze ubumwe za Amerika Kansas City ahantu hagiye hatandukanye mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze abantu mwese ndabacengurukiye mu Rwanda mu Burundi aho hirya aba diaspora bagiye batandukanye mwese ndabashimira kuko munkurikirana umunsi ku munsi ndetse neza ariko murabona iyi mituku mfite hano sawa nyine cyakoze aba bantu barasa bafite na taye zimwe uretse kinda zitangana umwe yitwa KEZA undi zina rye sindizi ariko baraza kutwibwira nifuje rero ko twakorana ikiganiro n'abavandimwe babiri KEZA na mukuru we kugira ngo numve uko gahunda zimeze ke nguhaye ikaze kuri kamera za yawe TV murakoze cyane kongera kunyakira kuri yawe TV mumeze neza turakomeye muraho neza umeze neza cyane urakomeye icyo mako ese wowe wumva utiryohe ntacyo numva uribi ntacyo numva nyine wumva umeze biraho uribihiye byasa Keza nguhaye ikaze kuri kamera za yawe TV iminsi yaribaye myinshi kandi n'igihe cyari kibaye kinini amakuru y'iminsi umeze ute uratangaza iki byifashe bite amakuru y'iminsi ni meza covid yasaze ariko tugomba kubyitwaramo kugira ngo twubahirize amabwiriza kugira ngo tukomeze gukwirakiza icyorezo cya covid ariko ahandi turaho tumeze neza nawe urabibona ko nta kibazo ndahita nkubitira ku rupfu rwa Big Boss nkawe nka KEZA mwakoranye mu butumwa bugufi murakinana murahura murasabana musangira bimwe muri bike mwari mufite wumva ko Big Boss yitabye Imana wabyakiriye gute byari bigoye kubyakira kuko ni inkuru numvise ntari no muri Kigali basi ntari no hafi kugira ngo ntabare kandi nge nabikubwiye wampamagaye mu gitondo nka saa 12:01 ndumva byari mu gitondo nkibyuka urambwira ati Big Boss byarangiye banza kugira ngo ni inzozi ndavuga nti uvuze ngo iki ngo nagushubishijemo inshuro nk'eshatu urambwira ati ntago ari brage byarangiye uryo munsi wamvugishije ndi mu majyepfo ntago nari ndi muri Kigali ariko mu gitondo nahise nza kugira ngo bucye basi nahise mpamagara Vidi Frank kuko Big Boss yari umwe mu makinnyi ba Vidi arambwira ati Big Boss byarangiye nyuma nawe yahise mpamagara nka saa 3 ubwo saa 3 yamamagaye nanjye ndimo ndazi Kigali arabimbwira arambwira ati tuzashyingura ejo nimba byakunda wahagera uzaboneke nanjye nahise mvuga nti ngomba kurara mu gitondo wenda nkarabyuka nza kugira ngo nzaboneke mu gutabara Big Boss cyangwa se mu gutabara umuryango we bwakiye mu gitondo tujya kumutabara byari ibintu byasaga nkaho byaratunguranye kuko ntiyarwaye ngarembe buro iyo umuntu yarwaye akaremba iyo yitabye Imana basuravuga ati naramurwaje cyangwa se namenye n'amakuru ye ariko byadutunguye haje abantu benshi gutabara ndanashimira cyane abantu bahageze hari abantu nasaga naho mbonye bwa mbere numvaga ku mazina ariko nari mbonye ku isura kubera Big Boss
hari umuntu umusitari bita byakunuka nari muzi twavuganaga kuri phone ariko ntaramubona nyine tuvugana iby'akazi bya filime byakunuka kimwe muri ibyo hari Mbata hari DJ Brian ndabashimira cyane kuba baranaje gutabara muvandimwe wacu kuko abahagaragaye bose baje kugira ngo afate mu mugongo umuryango wa Big Boss haje DJ Brian ndagushimira cyane kuba warahagaragaye haza Mbata haza byakunuka haza Ndimbati ndamushimira cyane nawe yavuze ijambo ryiza hari ijambo Ndimbati yavuze aravuga ati Big Boss ntagapfuye aravuga ati nta musani upfa sibyo nta cyamamare gipfa urumva nyine gupfa bwo turabizi ko yapfuye ariko ni nko guhumuriza n'uyu munsi turacyamuvugaho kubera iki izina yari afite n'uburyo yarabanyeho n'abantu turashimira abantu bose bahageze n'abatabashije kuhagera kubera impamvu z'akazi cyangwa impamvu bwite ariko tukabahageze twarahababereye ni igiki umwibukiraho ni igiki uvuga ati iki kintu ndakimwibukiraho ibyo mwibukiraho byo ni byinshi ntabwo ari ikintu kimwe kuko ni umuntu twari tumaranye igihe tubanyeho neza ikintu mwibukiraho yakundaga gutibya cyane hari ijambo yambwiye icyo gihe twari twakoranye interview kwa Manibo aravuga ngo arambaza ati se kuva wabana na Yaka wari wanika matera njyewe nahise nibaza uburyo wanika matera kandi muri abantu bakuru ntabwo nge nyakuburi yakantanyira gute se nanika matera arambwira ati nimba mutaranika matera ufite ikibazo wowe umugore niryo jambo mwibukiro kandi nkumva nyine hahita numva ko basi hari igihe kizajya tukongera tugahura ukumva kuzanyana no urumva yaransobanuriye nyuma ya kamera arambwira ati impamvu nabikubajije nyine arabisobanurira ndabyumva gute nyine yakubwiye ko nyine wabyumvisha ute nyine yaransobanurira nyuma namubajije impamvu abimbajije arayinsobanurira nyayo arambwira ati impamvu nakubwiye kuriya ati iyo ubona n'umugabo wawe murarana nyine mama urarana iyo umugore n'umugabo rero iyo nyine sinzi ukuntu nabikubwira ariko nyine nyuma yaransobanuriye menya impamvu ya nyayo yararimo kubimbaza nanjye mpita numva koko impamvu iri kubimbaza irumvikana nese nsanga nyine iyi mpamvu nyiza ariko sinahise nyimenya nyuma matera warayanitse ni nk'itegeko nasanze ari ngombwa n'ikintu cyambabaje nayanitse nyuma yaramaze kwitaba Imana ntanamubwira ati basi narayanitse kugira ngo basi yishime kwanika matera ni Jones nese ko mwavuze ko hanika ababana n'abagonye hari umugabo mbana nawe byibura se bavuze kwanika matera wumva ari nk'iki bashatse kuvuga kwanika umugabo bana n'umugore wumva ko banika matera byagenze ute ntabwo mbizi pe buriya nzabimenya igihe nikigera ushaka kubimenya oya impamvu banika matera iba yatose hari iyindi se ushaka impamvu niyo impamvu niyo wenda reka ibya Big Boss tubyihorere kandi tumwifurize iruhuko ridashira turabize hari aratuje cyane uri kumva yuko nyine ibintu bimeze neza kandi fresh ni igiki utazamwibagirwaho wenda nako ngaka umuntu wakundaga gutebya cyane hari umunsi yari muri interview gutya nkuko ndi muri interview akenshi yakundaga kwinywera agacupa pe yikundiraga byeri kandi yarazimwe akaganira ntago ari umuntu umwanga tongane arimo gukora interview yica ari kuyikora urabona hari ukuntu yiriteretse agacupa hasi aho kugira ngo afate icupa hasi ari nkwe ahita gotomera microphone nyine urumva wenda ntiyabaga bizi yuko ari microphone ariko wenda ari agacupa afite agiye guhitamo ni umuntu wagira gukurya twinshi dutandukanye kuvuga ngo subscribe ku nyine hari magambo yavugaga nyine akayavuga nabi ariko nyine wumva yuko harimo akantu ko gusitsa ko gutebya nicyo kintu mwibukiraho n'utuntu twinshi navuga yagiye akora abantu bakamukunda ariko uko biri kose nta kitagira iherezo Imana niyizi impamvu yamutabaye niyizi impamvu yatabarutse ariko ikintu nishimiye nuko afite umwana w'umuhungu w'imfura ye ushaka gutera ikirenge mu cyasi afite umwana w'umuhungu w'imfura wifuza nawe kuba umukinnyi wa filime kandi abyiyumvamo kandi arabishaka kandi bizaba
kugira ngo asoze cya kivi ise atabashije kusa wacyuse. Yes, ako karagaciyemo. Ubu rero mugiye kuganira nk'abavandimwe, tugiye kuganira nk'abavandimwe babiri, Keza na mukuru we. Kwanza kuba Keza uyu munsi agwahamagara ngo umufashe, ari we wakagombye ko warabanje kumuhamagara, wumva bimeze bite, bitekereza gute? Wese nese amahirwe ko atazira rimwe, buri amahirwe yaje imbere nyine ndabyakira, nibisanzwe kuri njye nta kibazo mba mfite. Ntabwo babikubangamiye cyangwa se ngo wicare ngo mu rugo bakubwira ati urabona undi mwana agiye kuduha umwuzukuru ari we mutonya kuri wowe, kwa kundi nyine ababyeyi babaza n'ibintu by'iminwa bakatujoma. Oya ntabyo, wenda uretse nko hanze nk'abantu bo hanze ni usanga bafite ubugambo bwinshi, ibyo ntibyabura nyine barabivuga, ariko bima amatwi ukikomereza. Keza, kuba ari wowe washatse mbere ya mukuru wawe, wumva bimeze bite? Wumva utamufitiye impuhwe? Oya, akenshi ntago erega gushaka ntago bigira imyaka. Gushaka ntibigira imyaka kandi biterwa na gahunda y'umuntu. Nshobora gushaka ngewe wenda mfite nk'imyaka wenda ubundi gushaka iyo urengeje 18 iyo irengeje aba wemerewe gushaka. Irarenga cyane kure rero ngewe. Rero gushaka ko umuntu washobora kuvuga ati nzashaka mfite imyaka 25 n'urugero kandi wenda ntarayigira, ngibe nkavuga ni nzashaka mfite 20 ahita nshaka mbere ye. Ikibazo suko nashatse mbere ye, ahubwo nuko watarabikenera cyangwa utarabishaka bitewe n'igihe wihaye. Hari igihe wiha igihe ukavuga uti nzashaka narageze kuri iki cyangwa se mfite iki cyangwa meze gutya, noneho nge nkaba ntari gutegereza icyo gihe. Bibaho rero ntago rukwa ngo we yaragumiwe. Hari abantu babyumva gutya ngo kuba muri umuntu washatse mbere yawe ngo ba waragumiwe cyangwa bikamutera umutima mubi. Siko babimeze, biterwa n'imyumvire yanyu. Imyumvire ye niba yumva kazashaka afite ikintu runaka azategereza abone gushaka. Nge nimba narihuse rero nari mfite ubushyuhe nta kibazo, ni ku giti cyanjye. Yego nta bushyuranye ubushyuhe Nelson ubwo ntabwo nese nimba ntacyo ndakora, ubwo ntabwo. Yes, Keza mukuru wawe ari kugufasha muri no minsi, wumva nta kibazo biguteye kuba ari kugufasha kandi uzina Yaka kono yitereye? Nabanje kugira nyine hari ikibazo ujya ugira ukumva n'ubundi ntihahanda, ariko kumva n'ubundi ntiwagikuraho, sibyo? Ubwo mbese yabuze kwagira uramwumva. Uya ntago ari ukubura uko ngira, ahubwo ikintu ngiye kuvuga iyo burya hari ikintu utakuraho. Niba umugabo wakunda abagore ntago ucyo kintu wakimukuramo, kandi ntiwabura gukenera umuntu. Mwereka benshi wakageraho akabivamo akabyikuramo. Uvuze iyo ufite umugabo ukunda abagore ubigenza mwereka abagore bari benshi nyine ubwo akabyikuramo. Nese wamugira ute? Ngewe njye kuvuga wenda ngo mpamagaruye kugira ngo azadufashe. Nubundi ibyo kuba yakakunda abagore nasaga n'uwo nabyirengagije kuko ndabizi neza ko abakunda. Nzaho byangejeje, nzi abagore nirutsemo, nzi abakobwa bantutse kubera ibyo. Hari aho nagize rero uburujya iyo ikintu wirukankana imbwa ukagera ukayimara ubwoba, niko bavuga. We yanyeretse ko bakunda cyane, ngira aho none ndabimenyera mbana nabyo kandi mbasha kubyihanganira. Kuba nabwira uyu rero ngaza mfashe ntago nigize impangayika cyane ngo azamutirite kuko si wo wa mbere yabaterese, si n'uwa kabiri, ni benshi yabaterese nawe arabizi. Urumva rero navuze ati reka muhamagara, kujya mpamagara umuntu w'ahandi w'umukozi cyangwa se aze wenda dupfubusa, ndavuga nereka mpamagare umuntu mukuru wenda kuri ngewe kandi duhuje amaraso azaba imfasha mu rugo. Ibyo nubwo byabo uyu nawe ni mukuru azi ubwenge, yabaza impamvu abikoze. Ngiye kumva nkumva ngo baranakundana cyangwa batiretanye, ntago murusha ubwenge, nawe yabaza impamvu abikoze cyangwa se avuga ati impamvu mbikoze niyi. Ubwo nyine niwe byabireba, ariko ntibyambuza kugira ngo mwizere. Ku giti cyanjye ndamwizera kugeza uko ntago ndabibona. Ubwo umunsi byabaye nk'umuntu mukuru azabaza impamvu yabikoze. Ntago rero najya mpora mpangayitse umutima utera umwana wanjye arinde kugwa nabi ngo ndatekereza ngo abagore yakatireta. Nubwo atatereta uyatereta n'abandi. Nkaswo tubana. Ni ibintu byoroshye rero kugira ngo nje mbyikuremo, nanabyirengagishe ariko kugeza ubu ari kugenda asa n'umuntu ukira
ari kubigabanya muri make ntabwo ari nka mbere niba ari uko atangiye kwiyumvamo akatangiye kuba umuntu ukuze mukuru ntabwo ari nka mbere ni gakeya nyine ntabwo agisama ngabona ikibuno yiruke iki nyine si nka mbere ariko ugenda asa n'ujya ku murongo wenda umwana azajya kuvuka wenda yaravuze ati nk'umuntu w'umugabo reka nanjye nishyire ku murongo nkunda umugore umwe ndere famiye yanjye nyikorere ndumva ari ikintu navuga aho ngaho nicyo kintu wavuga kuri yaka na mukuru wawe yes muri babiri muravukana buri muntu azi ubuto bw'undi akwe ntabwo uzi ubuto bwa mukuru wawe urabuzi ko ndabuzi bukeya si muzavuka ariko ndabuzi n'ubuneze andushinga mike cyane amafuti ye nayahe wibuka mu bwana bwe uvuga amafuti y'umuntu rero bigiye gutuma umuntu asebye njyewe yenda yavuga okay reka duhere kuri wowe kubona Keza uyu munsi ari umubyeyi wibuka iki cy'udufuti kuri we cy'udufuti njyewe ikintu muzi cy'udufuti nyine yajyaga agira kuva kera akiri mutoya yakundaga abasitari cyane cyane ukabona wenda tuvuge nk'umukozi wo mu rugo runaka akamwandikira akamubwira ati ngo ndi Madiba ndashaka guhura nawe akabarasazi ariruka hari ibintu byadutse mise mbyibuka hari ibintu byadutse umuntu akajya yitira ukiyita izina ry'umusitari kandi nkawe ukavuga uti ngewe ndi Safi nkasara nti Safi nyine kuri Facebook ukandika ngo ngewe ndi Safi bite gusandra bite byiza amakuru ni meza nahitaga rero nyine namye n'ubundi byavuze nibyo namye numva nkeneye kuzabaho kandi nyine ntabwo nzi uburyo bizagenda gusa numvaga nyine nakundaga abasitari cyane ubwo hari umuntu ugeze kunyandikira aravuga ngo ni The Ben urumva narababaye arabyemera byanatekereza ati umuntu yaranyandikira arambwira ngo ni The Ben ari umukozi wo mu rugo ariko aryasi kuko nyine agashyira amafoto kuri Facebook ya Ben nyine ahantu hose ubona ni The Ben nyine ubwo umutipe arandikira ati ndashaka ko duhura ibaze The Ben icyo gihe nari nkina mutoya wenda ubu ngubu twanavugana nta birenze ubu nkubwiye ko tuvugana se wasara nanjye ndi umusitari nta birenze ariko icyo gihe nari nkiri umwana mbese ntaramenya ngo umusitari ni iki The Ben abaranyandikiye kuri Facebook The Ben arambwira ati mfite murumuna wanjye umva ni story ndende mfite murumuna wanjye urwariye mu bitaro sihashika ndagira ngo ujye kumusura urumva ndagira ngo ujye kumusura ariko ubwo numvaga The Ben nyine The Ben umusitari afite n'amafaranga numvaga ari mu mafaranga yo kugura imbuto shyira murumuna urumva sana ariko byanga kandi umufana we naramufanaga ndavuga ni Ben arambwira ndajyayo arambwira ndamwese amafaranga yo kumugura imbuto anegeka ko ngoma kumushyira imbuto murumuna we nyine urwariye ambwira icyo mbarwariyemo imbuto arambwira ati wegure imbuto ujyayo ndaza kukohereza amafaranga ndanagiye nimba narayatse mu rugo ngura imbuto nyine pome utunyomoro utuntu tworoheje tw'ibihumbi nka bitatu n'ibyo ndumva aribyo nakoresheje kira mu envelope bashyiraho grafeze nyine ubwo ndangije ndavuga ni nkukiraho grafeze kuri envelope njya gusura murumuna w'umusitari ngizeyo arambwira ati mu icyumba 3 ndavuga nti ubwo mfite envelope nashyushye nabwiye inshurange zose ni The Ben twavuganye ngiye gusura ubwo nta umuntu wese twe tuzanye umukobwa nambwiye nti ndi kuvugana na The Ben ngiye gusura muri umunani nyine byari hiti byonyine ubwo ndakugendeye ngeze ubwo ngiye kuvugana na The Ben kuri telefone The Ben nyine ngeze sashika nyine ngiye kwinjira hashize nk'imyaka 4 muri binakanga ubwo imyaka 4 ubwo hashize imyaka myinshi ndakeka ari nko muri 2016 byashoboka ari ne yaba ari 2017 byashoboka nese wabonaga iyo nimero ariyo hanze cyangwa ari kuri niyo mu Rwanda kandi The Ben ari muri Amerika niyo mu Rwanda twavuganaga isanzwe byo kuba The Ben ari mu Rwanda tekereza ubundi ngo agiye ntabwo nari kubitekereza nta mwanya nari mfite numvaga ari The Ben ari yashe ndagenda ngezeyo ngeze ku bitaro arangije arambwira ndahamagara nimero ya The Ben ndambwiye yose murumuna wawe aryamye hehe
aranyihorera ndavuga none se kutari kumbwira ko mfite imbasha ariko ufite amakoro wawe ufite inyuma koko nawe urumuhehese ubwo ibyo nibyo witaye ibyo ndi kuvuga abana kukumva murumura wa debeni bizabatera icyaka birabira uri kuva ngeze ku bitaro ngeze kuri shashika mfite na envelope nsiko ngigura n'umuvandimwe we ndavuga ntireka njye kumureba ndamuhamagara hinjira arambwira ati ari mu cyumba gatatu hinjira nyine nsangamo umuntu ariko urumva ntibasaga sinari namaze uwo muntu mbura umuntu ndongera mpamagara nimero ye ihita ivaho mpamagaye nimero ye bwa kabiri ngira ngo nyine mvuze se yambaye nyine arasa gute ni inzobe kugira amenye uwo ari we nimero yita bakompoze icyo nakoze agahinda karanyishe amatike amafaranga icyo gihe nta kazi nari mfite ubwo nyine nuko esikoroka nkateka imitwe mu rugo yari mike cyane yari mike ntabwo yari myinshi icyo gihe ni kwa kundi uvuga ngo uri muri adolesa nyine iki gihe cya adolesa mwese mwakinyuzemo iyo wumvise ngo umuhungu araguhamagaye noneho umusitari icyo kintu cyongerewe nawe wari we wari ubwo icyo gihe debeni yo muza guhura akanagusaba uburyo nari meze yamba nari guhita agahinda kari no kumwica nyiri urusende man nyine nuko gukunda umuntu ntabwo bigira uvuga ngo ndamukunda kuri uru rwego ariko nyine naragiye nsanga uwo muhungu ndanamubura nta nubwo nahuye nawe nimero debeni yavuyeho ndavuga tuke ni umwesikoro narababaye itike nakoresheje amafaranga naguze imbuto natashye ndazirira birarangiye ubwo nyine nicyo niho hanavuze ngo nakunze westari kuva kera nanjye imisi kuko nanjye niko byari bimeze nise mbyibuka nyine ko byabayeho ariko ubu nta mustari wanshitura kuko byampaye isomo kandi ibyo nifuzaga nabigezeho subwo wumvaga n'ubundi mwari nko gutereta sumbaza ibyo numvaga mu mutwe kuri guteretana gute sitwanganaga urumva rero ni kwa kundi wifuza ikintu ariko kidashoboka ni rwa rukundo rudashoboka ayo ni amafoto yawe amafoto rero ya mukuru wawe waretse nkamuhereza ko ibyo yavuze we ko birenze ibya watse nkamuhereza amafoto yaba ari menshi ariko amafoto aribagirana ahubwo umuntu yibuka ibyiza reka nawe bavuga utwawe utwo n'utwe yaje akake wanyu bicara akajya kugura imbuto z'abantu amafuti yiwe we byari bimeze bite we baramuterese bamushyira nyine navuga yuko nyine abana baca muri byinshi kandi ibyo wanyuzemo ntago wabyongera ikiza ubu ngubu ibyo byambayeho kera ariko ubu ntibyambaho ntago umusitari yamamagara ngo ntumutwe ariko nawe ko yari ameze kambanze mbisasire ubu ntibyakongera kubera iki iyo wakuze uba wakuze ntago usubira inyuma ku tuntu yakoraga kera rero akiri umwana urumva we yari mukuru ho ariko ndibuka nawe uko yitwaraga icyo gihe hagati yawe nawe ninde wakubitwaga cyane wakubitwaga urumva atari njyewe nari nararushye none si impamvu hari igihe twajyaga nk'urugero tukajya kuvoma sibyo hari akabido ka 15 urumva nimba uri umwana w'imyaka 10 nje nka mfite 6 byanze bikunze uranduta yego nje nka mfite kamwe karindwi afite ka 15 twajya kuvoma akambwira ngo akanyikoreza ka 15 urumva kandi mfite imyaka 6 wafite 10 akanyikoreza ka 15 ngo nge ngatware ngo ntagatwara ngeje azankubita urumva kugira ngo ntazakubitwa nyine kugatwara suko n'abaganga ashoboye nukugira ngo ejo kuko yandushaga imbaraga nyine nukugira ngo ejo atazankubye tugiye ku ishuri yangira gateje nitugiye ku ishuri nzaguhonda ubu yakodiye gatware none ahangaha kandi uragashobora ukageze mu rugo hagatwara nkamena hari ukuntu twara nyine ikintu ndashobora ugenda ukubita hasi kakagera mu rugo kava akambwira ngo ninjye nakamenye kandi atari njye wagatwaye urumva nyine twutunyanga kuburusha umuntu ubwenge umurusha byinshi ubu ho yakuvuna abo twakisiringa ndagashe ubu ntabwo byava hari kera ubu ntibyava n'inka ntizikirwana ntabwo byagera nshobora gukora ikosa akambwira wakoze ikosa nkabyumva nanjye nkaryumva ariko nkambwira ni ikosa ntabwo wabijyamo cyane mukuru wawe yari yagutangamo pase yigeze agutangamo pase yarazimpaye nyinshi ariko yamaga pase z'ibintu bikuze
kubera we rero ntago yamye ndakunda umuntu bw'ubusore sore Shoje kumbeshyira ngo nakundaga ibisaza. yakundaga arata abantu bakuze nyine guhera nko ku myaka 30 yego kuzamura gutya ngo ubone ubusore bw'ubudrede bupoketa ntago yigize abakunda we yikundira insaza sawa ntago ari abasaza nanone nyine umuntu ukuze ubona mukuru nyine ufite igikuriro akambwira ati buriya bw'utereta butagusukisha butakugurira telefone nzima buriya n'ubuki atugize ngo kubite pasi y'abantu bafite akazi byibura butari ubunyeshuri ariko njyewe ntago nabibashije byaranjabukaga nkumva si ibintu byanjye nyine ariko we yashakaga niba ukundanye n'umuntu ukundanye n'umuntu ugufitiye akamaro umuntu uzabwira ati 20,000 abiguhe byo kwisukisha nese ngo ugiye kundana n'agatibe k'akanyeshuri nawe uri umunyeshuri mwamarira niki kumva nibyo ariko nge sibingemo ariko urumva buri muntu imyumvire ye niko yabyumvaga nge simbyumve gutyo gusa wamya kunda umuntu ufite ikintu yakumarira arambeshye gusa wenda icyo aho navuga icyo kuravuze ntago ngiye ni nyine ukuntu nakuze ntago nakuze nkundana n'abana bato nyine cyangwa abantu turi mu rugero rumwe nakuze nkundana n'abantu nyine ubona ni umuntu mukuru uzi ubwenge umuntu wenda kwangiriza ko uri nk'umunyarwanda oya utakwangiriza ahubwo ubuzima bwawe ku buryo niyo yagutera inda yarera umwana ibyo wenda nabyo byabaho ariko ibyo ntabwo ari byo natekerezaga ntabwo navuga ngo nkunze umuntu umwe basigaye bavuga ngo ni ukubakura wenda nteganya kumukura ngo amikihuya nyine muri nge nakuze numva ntakundana n'abana Keza yigeze gutangamo pase pase yari afite ntabwo nari kuzemera pase yari afite subwo nari kwemera ni nyine we ukuntu yakuze noneho nyine mbere haruguru twabivuze yakuze akunda abantu b'abastar ukuntu iyo yabonaga uri agasore karaho kambaye ipantaro kagejeje munsi y'ikibuno wakaraza imisatsi dread ziraho mbese ukagastar ukuntu abo nibo yakundaga kandi icyo gihe bakundaga nko muri iki gihe aba yaranyemesha nk'aba yarakwemeye ahubwo bikaze none ubu nawe yabaye icyamamare wapi ubu Keza yabaye icyamamare ni umusitari ni umugore mu byo wamukoreye kera ntabwo ajya yihorera ntabwo ujya ubona afite gahunda yo kuzihorera kuri wowe yihorera kuri njye sinzi ntabwo ajya abinyereka kereka nimba bitekereza ariko ndakeka atabikora ibya kera n'ibya kera ntabwo wabigarura yes nari kumwe na Keza na mukuru we ndetse ni famiye y'abantu bishimye uba ababyeyi banyu uyu munsi iyo babonye ukungana uko nguko cyangwa bakabona na Keza mubona mu maso yabo bameze gute nk'ababyeyi bababyaye babona muri inkumi n'abamama urumva ni ibintu bishimishije ntago wenda ku ruhande rumwe hari ibyo dukora bibabaza ariko mu buzima bibaho ntago washimisha umuntu paka ariko mu bisanzwe iyo babyaye abantu ukabona urabarezi barakuze bageze mu gihe cyo gushaka biba bishimishije cyane nubwo batashaka wenda abo famiye yakunze ariko umwana we nahitamo gushaka umuntu umeze gutya ntuzamuhakanire kuko niyo mahitamo ye nibwo buzima bwe ntabwo ubuze icyo yamukundiye urumva rero barishimye byaragoranye kumva ko nshatse kubana na YAKA ariko barashyize barabyakira kuko ntago wakura mu muntu ikintu kimurimo nubwo bitaba byiza ariko ureka umwana akajya kureba hari n'igihe byakunda kandi umuntu bitakunda urumva ni byiza cyane hari igihe kizagera n'uyu nguyu akabona umuntu babana akabashaka umukunzi bakabana twese twavuga yuko tuvuye mu rugo urumva ko ni ikintu cyo kwishimira cyane nta mubyeyi wabona abana be bari gushaka cyangwa bari gukura neza ngo bimubabaze urumva ni byiza rero bo baravuga ati twarabyaye bagashimira n'Imana yuko nako turi kugenda twagukunda umuryango mushyashya cyane narenzaho ntago ababyeyi bacu ari babandi nyine bajya mu bantu ngo birata abana babo nyine kutubona biba bibashimishije hoya si ibyamamare bishima ko bafite abana tu kandi tugerageza nyine kubumva ntago turi babana wenda bibirara cyangwa biki
turagerageza kwitwara neza tukabumva nyine baratwishimira ariko ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo bagende ngo avuge ngo umwana wanjye ngo ibi nibi ngo muratehoya. Keza sinagenda nakubajije iki kibazo uri umusitari muri no minsi ariko ikintu kijyanye n'abarezibiyene mu bakobwa bari kugenda baba barezibiyene byabaye too much. So ubona biterwa n'iki? Hari igihe kimwe na kimwe babeshyira ngo abasore ngo bakunda ngo abakobwa ngo ugasanga barababeshya ngo bigatuma ngo umukobwa ngo ahita azinukwa abahungu. Ubona biterwa n'iki? By'uburezibiyene biri guhitinga muri iki gihe. Hari n'abibeshyira ko ari bo kandi atari bo. Ngira ngo urabizi nyine ibintu urabizi ngira ngo urabizi nyine wakabaye ubizi kubera yuko impamvu urava hano ujye noneho YouTube aho zaziye niho hari kubera ibintu byinshi bitandukanye. Urajya hano ugasanga umuntu abakobwa bibiri gusomana ngo nabarezibiyene ugabana aho ngo babiri ngo nabatinganye. Ni ibintu binimo kwera nimba meruka mu Rwanda baravuze ngo bazabica ibintu by'ubutinganyi n'uburezibiyene ariko bisa nkaho noneho biri kugenda byaguka. Ariko sinavuga ngo babije uko biterwa no hari igihe uvuka ari kuteye hari n'ubwo ubyiga ubyigisha wenyine. Ikintu nabivugaho rero nkeka yuko nimba ari akazi kabuze hari n'ababikora kubera akazi gusa. Nk'ubu nkavuga nti ndi umurezibiyene ngira ngo gusa mbyiyite bajye banyishyura. Bino bintu byacana bizashyira abantu mu bishuko niko nabyita. Hari inkuru nyinshi zicaho ari ugutwika gusa ari ukubeshya ngira ngo murabizi mujya munabivuga. Umuntu akaza akiyita umutinganyi kandi atari we kugira ngo izo views ziboneke ayo mafaranga nyine bakwishyura kugira ngo uyivuge uyabone. Kandi hari umukobwa nzi w'inshuti yanjye wigeze kubitangira gutyo yiyita umutinganyi kandi atari we ariko finali biza kwa kundi nyine iyo uvuze kuri umutinganyi nkaho yemi ubonye ko ndi umutinganyi uzampuza n'umutinganyi wa nyawe none kuko nabikubwiye uvuga uti ni musomane dusomane kubera ko nkeneye ko mba umusitari cyangwa mbona n'aya mafaranga. Ariko birangira n'ubundi ubayewe uwo mukobwa ni umukobwa twe tuzuranye bisanzwe. Nenge ko mubona ku kinyamakuru runaka ari gukora interview mbona somanye n'umukobwa ndavuze wabaye umutinganye ngo hapimana ngakasi karabuze ngo kandi ngiyo nkozira interview ngo baranyishyura bakagushyira amafaranga ku buryo wita umutinganye ugasomana n'umuntu utabishaka bitakurimo kugira ngo wishyurwe. None se akazi kabuze ndibaza kuri iki gihe byabaye nka business. Ibintu byo kuri show ibintu biri muri show biz byabaye nka business. Urazwita ikintu utari cyo kugira ngo ubone ya mafaranga. Urazwita ikintu utari cyo kugira ngo ubone ya mafaranga wishyura umwana ishuri cyangwa se wishyura inzu ubamo. Urumva rero ni ibintu ntiwamenya umutinganye ninde ntiwamenya ubeshya ninde. Ikintu mwakora ni kimwe nukubebesha amaso gusuka byihorera. Nimba wita umutinganye cyangwa umurezibiyene bikaba bigutunze nyine n'ibyawe nyine ubwo ufite umusaruro ukuramo. Nimba uri wowe nyawe ubwo nta n'uwakurenga ko niko wavutse. Rero ni ibintu byeze kuri iki gihe. Hari uwo nabonye w'umutipe wari ngo w'umutinganyi w'umutipe wakoreye ikiganiro umwana akoranye interview w'umutipe ufite maso harehare wasukaga hejuru gusa. Namubonye muri interview noneho yambaye nk'abajama ngo yarabivuyemo. Nimba yarabivuyemo byambye simbiza ariko icyo nzi cyo nuko ibintu byareze nimba koko ari ibyanyabyo bihari umuntu yigira we bikakunda ubwo niko kazi kawe nta kintu nabivugaho. Buri munagira impano ye ubwo niyo mpano yawe nyine yo kuba umutinganye yo kuba umutinganye. Wowe byumva ute? Ako bundi iyo wazo muri lesbienne wumva ibyo ari byumva ubyutse ugasanga wabayeho kose nta byashoboka biteta ariko navuga ahubwo wenda ukuntu mbyumva njye sinavuga ko mbishyigikiye ariko nanone uri we byanyabyo ariko yavutse ntabwo wamurenganya ntabwo namucira urubanza kuko nyine nawe wenda hari n'igihe atarifuje kuvuka uko nguko. Njye mbona ntacyo navuga ngo wenda ngo mvuge ngo bakora ibyaha nk'uko abantu bamwe na bamwe baba bavuga ngo bakora ibyaha. Nyine niko bavutse babyakire nyine abantu bagerageze kubyakira babakire nta kundi. Rero reka Keza mushimire wakoze kwitabira interview yanjye cyangwa n'ikiganiro cyacu. Reka tugushimire.
murakoze cyane namwe. nawe reka ngushimire mabuja. murakoze cyane. Reka nanjye mbashimire mwese mukomeza kunkurikirana ndetse unifuza kwamamaza ibiganiro byawe cyangwa se wifuza kugira ikintu wamamaza kuri yawe TV ndahari rwose, nyandikira kuri Instagram yanjye turebe nimba twapanga gahunda zikajyamo neza ndetse ibikorwa bye tukabyamamaza abanyarwanda bakabimenya. Shimire buri muntu wese umfasha kuhanga bw'ibyuma kugira ngo gahunda zose zibashe kubagiraho ndetse 5 kuri 5. Ndiba utarakanda subscribe remember uyikande ubundi gahunda zigende neza. Dukora icyo bita 2 in 1 turi kumwe 2 kuri 2. Nitwa Emi nyawe, iyo ni yawe TV, Imana ibahe umugisha.